Reka dutangirane akantu ku kandi. Nimba uri mu Rwanda ushaka gutangira YouTube channel cyangwa se waranayitangiye ariko utarabasha kuba monetized, nimba waranabaye monetized ukeneye izi nama 5 kugira ngo YouTube channel yawe ikomeze gukura cyangwa se ikomeze kugira abasubscriber n'abantu bagukurikira bihoraho. Ntabwo turi butinde rero, dore ikintu cya mbere ugomba kwitaho mu gihe ushaka gukora YouTube mu Rwanda ngo ukore content yawe ikundwe. Ikintu cya mbere ugomba gufokasingaho nicyo bita niche. Ni ukuvuga ngo ni ukureba topic runaka ugiye kuzajya ukoraho kugira ngo uyigeze ku ba audience bawe cyangwa se abantu bagukurikiye nta kindi kintu uvanzemo, kuko nukora YouTube channel ukavanga ama content ntabwo uzabasha kubona abantu bagukurikira bihoraho. Impamvu ni iyihe rero yo kuba wafata topic imwe akaba ariyo uzanyuza kuri YouTube channel yawe? Ni ukuvuga ngo mu gihe ufashe content yawe bikananaguhe urugero rwumvikana kandi rugaragara, ufashe ibintu bijyanye n'umupira ugiye kubikoraho content, ndetse ibyo bintu bijyanye n'umupira ubivanze wenda n'ibijyanye na music. Ibyo byose ni entertainment, ariko wibuke ko mu bantu bakunda umuziki hari abadakunda umupira, no mu bantu bakunda umupira hari abadakunda umuziki. Akaba ariyo mpamvu rero uba ugomba kureba topic imwe ugenda urebaho, akaba ari ukoraho content yawe. Ibyo ngibyo bizagufasha kuba wabona abantu ba nyabo bazaba bakurikirana content zawe, ubashe kuba wakura ugakoza YouTube channel yawe mu Rwanda. Murabizi rero ni mwebwe nkorera kugira ngo uzajye ubona video zose nashyizeho ku gihe. Reba kuri ako kabuto ka subscribe ukirikeho, hanyuma ukore kuri like ndetse wohereze na comment kugira ngo mbashe kubona feedback zanyu kugira ngo menye indi video ikurikiraho mbakorera. Ikindi kintu cya kabiri rero ugomba gukora mu gihe wiyemeje gutangira YouTube channel mu Rwanda, ugomba gukora content mu buryo buhoraho, ugakora content bifite intego. Atari ukuvuga ngo ndakora video no munsi nzongere kuyikora nimbona umwanya se cyangwa se nzongere kuyikora igihe byanje. Uba ugomba rero gukorera abantu nk'uko wabyiyemeje, ugakora video mu buryo buhoraho, content yawe nyine igahora igaragara. Ni nabwo buryo bwiza bw'uko YouTube channel yawe ishobora kuba yakura, ndetse na YouTube algorithm ikagenda ikurankinga mu myanya y'imbere muri video bazajya babona igihe bafunguye YouTube channel zabo. Ni muri iyo nzira rero igihe watangiye content komeza uyikore ndetse ntuyihindure, ukomeze uhereza abagukurikiye ibyo bashaka nubwo baba ari bake. Igihe kiragera nawe ukabona abantu bagukurikirana nk'uko abandi babitangiye babafite, kuko urabizi abatangiye bose ntago ari aba subscribe uba uri kubona ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi 100, ntago batangiye ari bo bafite, nabo batangiriye kuri 0 nk'uko nabo bafite, cyese batangiye nabo nta muntu bafite ndetse nta n'ubazi. Birashoboka rero ko nawe wakora content igakundwa nk'uko abo bakubanjirije bayikoze, nawe rero ukajya ubona abasubscribe mu gihe gihoraho, ndetse ukabasha kuba wakinjiza muri YouTube igihe uri mu Rwanda. Icya gatatu rero uba ugomba kwitaho mu gihe wiyemeje gukora content mu Rwanda, uba ugomba kwita ku mutwe uri gutanga. Ntugatanga umutwe w'ibinyoma, ndetse ugatanga na thumbnail nziza wakoze neza ijyanye na video ugiye kwereka abantu. Ni ukuvuga ngo mu gihe ugiye gutangira content uba ugomba kuba umunyakuri muri title utanga ndetse na thumbnail. Hari abantu njya mbona kuri YouTube bagafata thumbnail cyangwa se iriya foto tubona ikaba ntaho ihuriye n'ibyo bari kwerekana muri video cyangwa se bari kuvuga muri bijyanye na video. Ibyo rero byatuma usubira inyuma, ntugire n'abantu ubona bagukurikira kubera ko uri umuntu ubeshya, kandi n'ubundi abantu buri kwereka izo video cyangwa se wakoreye content baba bayikeneye, ariko urumva ubabeshye. Ntago ushobora kubona abantu bagukurikira mu Rwanda nk'uko ubyifuza. Ikindi rero cya kane ugomba kwitondera ni igihe uba uri gukominikana n'abakureba, kwingaginga n'abaviewer bawe. Igihe wenda batanze comment uba ugomba kubasubiza, ndetse mukaba mwabasha kungurana ibitekerezo muri comment. Yakwandikira muri comment cyangwa se akakwandikira kuri email,
ni byiza ko usubiza umuntu ukwandikiye kuri YouTube cyangwa se umushimira mu gihe aguhaye wenda motivation, kuko n'ubundi iyo uganiriye n'abantu bakureba ubasha kumenya ibitekerezo byabo bakaguhereza nawe inyunganizi ku buryo mu yindi video ikurikira ushobora kubakorera ya video. Akaba ari nayo mpamvu rero mba mbasaba ngo igihe urebye video ukayigeza ahangaha ntukagende udatanze comment cyangwa se ukore like nimba video koko iba yagufashije. Ni muri urwo rwego rero iyo ugitangira content ndetse waba uri mushya cyangwa se uri umuntu bimazemo igihe, uba ugomba gusubiza abantu bakwandikiye uko bikwiye kugira ngo mukomeze kugirana communication bya hafi, ndetse hari n'ibintu bashobora kuba bagufasha ni mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nk'uko rero nawe ubizi video uba wakoze cyangwa se content uba wakoze uba wayikoze wenyine, nta muntu uhari wundi avuga ngo yagusabye iyo content ngo uyimukorere. Ikintu cya gatanu rero uba ugomba gukora igihe umaze gukora video yawe, uba ugomba kuyipromotinga. Kuyipromotinga ni gute? Ni ukuyishyira ku masocial media atandukanye ku buryo ushobora kubona abandi bantu bashobora kuba bamenya content yawe, bakamenya n'icyo ukora, kuko kuri YouTube ntabwo ariho hantu honyine ushobora kuba wabona abantu benshi. Dufite Facebook, tukagira WhatsApp ndetse na Instagram yewe na TikTok. Aho hose rero uba ugomba kugira icyo uhakora mu gihe video yawe wayishyize kuri YouTube. Ni byiza ko ushobora kuba wakora share muri abo bandi bantu ufite ku zindi social media bashobora kugufasha kuba wakongera umubare w'abantu bagukurikira kuri YouTube channel yawe. Nizere ko rero ibi bintu bitanu hari ikintu bigufashije. Nimba ufite ikibazo cyandike muri comment, hanyuma wibuke gukora subscribe mu gihe utibutse kuyikora mbere. Hanyuma mureke mbashimire ku mwanya muba mwatanze muri aba video yanjye ndetse munakora izo comment. Ikintu mbabwira ni uko mbashimira cyane uruhare mutanga kuri YouTube channel yanjye, kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Ndabifuriza ishya n'ihirwe mu rugendo muba mugiye gukora, namwe mukora content zishobora kuba zafasha abantu. Rero murakoze, ubwo naho butaha. Ciao ciao.